Nk'ibisanzwe ni Dodos Official TV. Uyu munsi ndabashimira cyane twabanye neza cyangwa uyu mwaka wagenze neza ku nshuti zanjye cyangwa ku bavandimwe bamfasha buri munsi. Nk'uko uri kubibona rero ni Simi uri kumwe n'umugabo we n'umwana. Simi akaba agiye kwibaruka undi mwana, urabona ko amutswite. Muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'Ubunane mbaje gushimira abantu bakanda subscribe cyangwa basharinga, inshuti n'abavandimwe ba Uganda, aba diaspora bari impande n'impande. Thank you. Hano turi kumwe n'uyu mu DJ Ivan yakoze agashya ku munsi wa Noheli. Urabona iki kigabo sinzi niba mukizi. Umunsi wa Noheli mu gihe twebwe twari tumeze neza, aba n'abasitari bari kubica bagacika hano mu gihugu cya Nigeria na Tanzania. Urabona Cristiano na famille cyangwa n'abandi batipe bose uyu munsi byari bimeze neza. Ubu bamwita Davido. Mu cyaro murabizi ko ni ibisanzwe kurya inyama bagabuye mu matsinda nk'uko ubibona wa Dodos Official. Nyuma yaho Airtel dukoreye igitaramo ba Israel Mbonyi igiye gukora ikindi gitaramo cya ba The Ben na Bruce Melody. Mu gihe twebwe twishimye ahangaha hari abari bari gupfa inkoko umwana n'umugabo bapfaga inkoko, ibintu byari bimeze nabi. Aho ubibona ko urebe neza video witonze urabona icyo bapfaga inkoko. Undi ni iyanjye, undi ni iyanjye, tiwacana wantwariye inkoko murekura abantu bakabakiza, ariko uwo mugabo yaramereye nabi uwo mwana. N'utuntu turi kubica tugacika hano kuri social media, aho umwana yari ari gupfa inkoko n'umugabo. Iminsi mikuru iraza kwica abantu. Hagati aho ngaho hari abo twari twigeze no kubona baryamye banyweye amayoga, baryamye ku mihanda, za ndangamirwa tuzi abagize ute. None hagati ubu ngubu hano mu gihugu cy'u Rwanda nabwo ndi kubona bari gupfa inkoko. Sibyo n'inkoko, hari undi muntu hano muri Kigali yari arimo agenda akubita imodoka agira gute, reka nze mbereke iyi video. Agenda ayiteragura, sinzi ngo ni icyuma nimba atari umuhoro yari afite. Yewe abantu bashungereye bagize gute. Umuntu umwe ariko yakoze agashya k'umwaka hano muri Kigali, agenda amenagura imodoka zose. Tukiri aho ngaho uyu mwana nk'uko ubibona, abantu bari kuburana ati inkoko ni iyanjye undi si iyawe, ariko umwana akavuga ati ni iyanjye. Abandi babyeyi bakavuga ati rero nk'uko uri umuntu mukuru, reka uwo mwana mujyane iwabo bemeze ko inkoko ari iy'uwo mwana, nibwo tumenye ngo ibyo umwana avuga ni ukuri cyangwa wowe uri kumubeshyera. Umwanzuro wafashwe rero byabaye ngombwa ko umwana bavuga ati bahamagara iwabo. Umwana aravuga ati nanjye ndabahamagara cyangwa mujyane mu rugo, ariko umwana urabona umugabo inkoko yari iri impande yabo, ariko akagumiza agafata umwana aboshye yari we inkoko aho gufata inkoko yiwe, ariko byarangiye batandukanye. Umwana akije makeya ati ngewe inkoko niyo yanjye, ati mwana tuza turayiguhesha, reka tubanze duhamagare iwanyu twumve koko nimba inkoko ari iyawe bwite. Iminsi mikuru irica abantu rwose. Iminsi irakoraho abantu, aho bibaza umwana n'umugabo bapfa inkoko ya bitatu mu isoko, ariko wajya kuyigura mu kabari ugasanga iguhagaze 13 cyangwa 40 na bingahe bitewe n'aho wagiye kuyirira. Iminsi mikuru iradukoraho papa, ntabwo byoroshye. Nkomeza gushimira abantu bankurikirana buri munsi, wowe ukanda subscribe na sharinga video, like, comment, no ku gitekerezo cyangwa ku nyunganizi uzaza ubishyira muri comment cyangwa inbox yanjye. Murabizi ko nimero yanjye biri hari, ariko mugomba gucishamo akantu nyine tu. Abona abantu bari bahuruye, abikoreye imineke, abazunguzayi bari bahari. Byarangiye umugabo afashe inkoko imuca mu maguru, ariko hagati ncika ndamukandagira. Noneho bakabaza ati wowe hari uwuhe mugozi? Ati hariho umugozi w'iyi. Mana yanjye, reka njyewe nk'uko ubireba, reka nere kuvuga menshi, mukomeze mwirebere video.
reka nyina se na nyina bose wikibamo muzambwira witera amahanesha ewe tuza wa musaza wagenda gakera amahane reka iwanyu baze ubabwira uti inkoko barayimfatanya ati babwira uti inkoko barayifatanye nk'uko uri kubibona rero wa mugabo warakoze imyigaragambyo muri Kigali yageze gutya yirukanka ku mugabo aramucika dore abamotari bari bahagaze umwe yagiye yirukanka ku muntu wateza gukubita ikintu aramucika Kigali yari ibiriro muri iminsi mikuru biteye umuntu umwe yirukankije abantu wumva ko yaje kugeraho abaturage kuba bagenda imodoka zose ziri aho ngaho muri kiriya kirahure kimwe kirakinini kiba gihagaze muri 300 cyangwa 600 cyangwa 800 bitewe hagati yayo nyuma y'ibi rero ngiye kubagezaho ikiganiro y'ubwoba nakwikiye imbuga zawe Instagram Izole Mbonyi, Facebook Izole Mbonyi, YouTube Israel Mbonyi, status zawe Israel Mbonyi, naranabizize profile Israel Mbonyi. Mani none ibaze kugenda mu muhanda ya Israel Mbonyi, uri mu nzira uryamye mu gitanda Israel Mbonyi. Ibi none Imana igukubise ikimodoka kiza cya danje, modoka nziza kabisa. Wabigenza gute? Wakandikaho Adrefina official cyangwa wakandikaho nde? King my heart Israel Mbonyi. King my heart of Israel Mbonyi. Israel Mbonyi. Ya. La. Miss Mbonyi. Urumva nuko byandikaho neza kandi amafoto agomba kuba ariho. Ya Mbonyi. Ya, ku modoka yanjye. Ya Mbonyi. Kuko ndamukunda cyane. Ya Mbonyi. Yego. We uramutse ubonye Israel Mbonyi yaguze imodoka nziza fresh iryoshye imeze neza ugasanga hariho ifoto y'umukobwa bita Dorcas uri gwitinga ku mbuga cyane avuga ko bari mu rukundo, wabigenza gute? Wayitera ibuye? Nasenga Imana. We byane mu mana? Nge nasenga Imana. Mu mana kuvuga ati ibintu ko byanzengereje mushima nzamugenze gute? Asa imbaze n'iterane yari yaramukunze byatari ariko no aramukrashinga nkuko birenze uwo ngo mbonye wo krashinze arangije aramusarira no akavuga ati ngewe yundi mushuba ari kubwiriza nimba ndi kureba amabere nkareba hano hose nkareba nta bwambo nta kintu kimwe gize gute yiyambariye wowe urumva uzameze gute aho ngaho? Ngewe ndi kumubona mu ipantaro nziza y'umukara ku munsi itaramo n'ishati y'umweru. Mbere ntuzarye squat nzaba nicaye kuri table meze neza cyane kuri table nicaye n'abastari. Ngiye ndi kumubona afite mikrofone yambaye ipantaro y'umukara n'ishati nziza y'umweru. Turahanuye azaba yambaye ipantaro y'umukara n'ishati nziza y'umweru. Ishati nziza y'umweru. Yego. Israel Mbonyi utazahindura numara ko iki kiganiro kugira ngo uze kudukotoza mu bantu. Nazabikora nazahindura kuko ngewe na mikrofone utazahindura style yawe nuyihindura ewana utazakora iki kiganiro ugahindura style cyangwa tumereke tuzagishyire kuri YouTube nyuma y'igitaramo. Oya wenda twagikoze uyu munsi
ariko nabwo abantu bavuga ngo babikoze ari uko igitaramo kirangiye ariko turagishiraho mbere imbere y'igitaramo mupita show ikuntu uzameze mu gitaramo fresh noneho ibintu ari danger apana n'ibyawe mbonye ndagukunda kandi umva ahubwo man ikindi nibutse so guys turi mu gitaramo n'abantu banje basaza banje barumuna banje turi kumwe baje kunshyigikira mu muryango wanje turi ahantu hamwe twatwitse twambaye yewana shole dance twambaye neza timu yanjye yose sinzakubure ubwo se nabura